umutima wanjye wawujuje amashimwe akanwa kanjye nakukuzuza indirimbo aho byari bigoye waratabaye warakoze mwami amenyo yarayabasetsi warayanyijije uransetsa imbaraga zawe nza kubitsa ibanga ryanjye wowe mwami wowe ntiwanyumvira ubusa nza kubwira byose ntacyo nsize inyuma kuko wowe ntiwanseka amasezerano yose ukwima niyatanga umunyabyaha uwo ari we wese agomba kureka ingeso ze mbi kuko hari igihe kizagera akaba nta muntu n'umwe afite uzamuvugira imbere y'Imana. Asante sana, reka tubasuhuze kandi tubifurize kumererwa neza abakunzi ba Wisdom TV Rwanda, by'umwihariko abantu bakoze subscribe badukurikirana umunsi ku munsi. Turabashimiye n'iby'agaciro gakomeye mwamaze kuba abanyamuryango beza kandi bagaciro. Reka tubwire n'abandi batarakora subscribe kugira ngo tuyikore umunsi ku munsi, tubane mu biganiro byacu. Ibiganiro byacu nakagaruka umunsi ku wundi, tuba tubahereza show. Uyu munsi turi kumwe n'umuramyi, ariko reka mbe mwibikiye gato abantu bari mu Rwanda cyangwa bakaba bari hanze y'u Rwanda, ariko by'umwihariko mugafata umwanya wanyu mukareba Wisdom TV. Mwakoze guhitamo amahitamo meza. Turi kumwe na Fred Images. Niba ukeneye amafoto meza mu bukwe, mu bindi birori, wagana Fred Images. Tugufitiye amafoto meza cyane utasanga ahandi. Iyo ninagereranywa ubu ngubu twiyemeje kujya dutanga uruhehemure gusa. Turi kumwe n'umwari mwiza cyane. Uyu munsi turi ku wa gatandatu, twabanje mu muganda rusange, umuganda w'igihugu. Wakoze umuganda se? Nakoze cyane. Bimeze bite? Meze neza cyane. Ko nta vibe ufite? Ndazifite. Ikibazo meze neza. Zamura ijwi, abantu bakunda Wisdom bakunda n'abantu bose baba batindinze hano. Okay, ndakeka nagerageje. Ndakeka nagerageje. Ewewe, iyo jwi ntago ndimo ko ryumva ndakuraye. Murakoze cyane, ndakeka ndi kuvuga cyane bihagije. Urimo uravuga cyane bihagije? Hako wisanzure kabisa, sibyo? Okay. Bimeze bite? Meze neza cyane. Aratangira utwibwira, ngenda kuzi. Ibwira abakunzi ba Wisdom. Okay, murakoze cyane. Nitwa Belize niyo nasenze. Ndi umuramyi, nkunda Imana, nkunda n'abantu bayo. Mvuka mu muryango nyine abantu benshi cyane, we are 7. Mfite bakuru banjye 3, nanjye n'abasaza banjye 3. So nyine nkunda kuramya kuko akenshi mba ndi mu nzu y'Imana. I think ndumva ari ibyo bindanga. Murakoze. Hari umuntu ujye kubwira ko witonda? Ntago ari benshi. Nta muntu urakubwira ko witonda? Wabimbwiye nawe. Nanjye nabikubwiye. Ubwo rede nagiye mu mubare? Nagiye mu mubare. Warakubwiye guseka neza se? Hari wabimbwiye. Birumvikana twabanye n'umuramyi, birumvikana agomba gutangira tujyana no mu isengesho ryiza cyane, ariko mbere y'isengesho ukabanza ukaramyaho Imana gato ukanadusengera. Okay, murakoze cyane. Hari indirimbo nyine iri kumfasha muri ino minsi. I think ko ariyo naheraho, then tugafatikanya. Mbese urukundo rw'Imana yacu ntawarondora ko rungana, rusumba ukwezi, rusumba izuba, kandi kuzimu ruterayo, rwatumye Yesu aza mu isi yacu
ngwindushya turuhure ntacyakirara cy'inzererezi cyatumye sajya kira. So dushobora gufi dusenge. Mwami turagushimye kuri Imana ikomeye, turagushimye kuri Imana ihambaye, turagushimye by'umwihariko ko turi bazima, turagushimye ko twaramutse tukageza mu masaha turi bazima, si kubw'imbaraga zacu, si kubw'igikundiro, si kubw'ubwiza, ni kubw'ubuntu bwawe n'urukundo dukunda. Mwami Imana wabwa icyubahiro, turakwinginze rero ngo ubane natwe muri kino kiganiro tugiye gutangira, ntaba ari twe ahubwo ari wowe. Ibera hano data byose biguha icyubahiro, bisabye nizeye mu izina rya Yesu urakoze, amen. Wow, njye numvaga nshaka gukomeza kuririmba kabisa. N'ubundi ndaririmba. Byari byiza cyane. By the way, uririmba neza. Murakoze cyane. Usengera he? Ubu ngubu ndi gusengera kuri Bethesda kwa Rugamba. Yego. Ariko nkunda kenshi kuba ndi muri Foursquare. Nkunda kenshi kuba muri Foursquare? Yego. Hari itsinda ubarizwamo? Aya? Ntabwo ndarijyamo nyine numve ngo mfite aho mbarizwa right now. Gusa nyine nkunda kwatendinga church service gusa. Uyu munsi umuntu yumvishe Berize arubatse cyane ntabwo yubatse? Ntabwo yubatse. Yego. Cyeka muri Kristo. Wubatse muri Kristo? Yego. Abasore bose ubu ngubu baracyafite amahirwe angana? Baracyafite amahirwe angana. Umuntu washaka Berize yamubonera he? Okay, umuntu wanshaka of course haje iterambere twesha ibintu biri digital. Kuri nimero yanjye isanzwe ya 079 5868902. 079 5868902. That's my number. Uyu munsi nk'umuririmbyi ukora indirimbo cyangwa se ukora umuziki wo kuramya no guhimbaza Imana, umuntu yakwibaza ni ibintu ukora nk'akazi cyangwa ukabikora just mu buryo bwo kubikunda gusa? Oya, ni ibintu nkora nk'akazi. Gusa ntabwo ndavuga ngo nabigize professional cyane. Yego. I'm still restarting. But nyine nibyo bintu nkora buri munsi. Yanda nabikunda. Tumva ari ibyo. Uyu munsi bimaze kugeza kuki? Uyu munsi se, okay, nta kintu nyine wenda mvuga ari ukuntu umuntu akora ikintu ashaka nyine afite intumbero. Right now ntabwo navuga ngo nazigezeho, gusa I'm still uracyarimo kubaka. By'umwihariko hari icyo wumva wifuza kugeraho mu muziki? Ako njye hari ikintu njya nibaza ko abantu bakora sekera bakora umuziki bagamije gucuruza. Ese n'abantu bakora gospel baba bagamije gucuruza cyangwa bagamije kubwiriza ijambo ry'Imana? Bibiliya iravuga ngo bituzanira inyungu z'umubiri ndetse n'iz'ubugingo. So iyo ukoze uwo muziki ukaguha amafaranga biba inyungu z'umubiri. Ariko iyo ukoze uwo muziki ukanakundwa n'abantu ukafasha n'abantu, of course ukoze iki inyungu z'ubugingo. That's why niko mbyumva. Ntabwo navuga ko bari nka industry nyine yo kuvuga ngo wagiye guseringa umuziki. Bari gukora kugira yifashe imitima we afashe ndetse n'uw'abandi bikamuviramo inyungu zose. Uraza kudufasha utwinjize muri mood neza, noneho uturirimbire kandi wirekure kabisa, ube open. Turirimbire abantu bakunda Wisdom. Nitubona comment zirenze 100 zivuga ngo agaruke zagaruka. Ubwo nitutabona izo comment tuzamenya ko batanyuzwe n'umuziki wabahaye. Ariko turizera yuko ibyo ufite muri wowe bibasha kubaka imitima yacu twebwe abarimo kukumva. Okay, murakoze cyane. Tugiye gukoraho indirimbo wenda nk'eshatu. Ntago kuramya nyine kenshi biryoha wenda kenshi kumwe n'abandi. Ako nyine tugiye gufatikanya n'abari kutureba ndetse natwe. Tugiye gukora indirimbo isanzwe nyine zo mu ministeri. Hari indirimbo ndi gukunda muri no minsi ivuga ngo ni shaka bari ya Vestine na Docas ivuga ngo nanjye nahawe ijambo. Indirimbo yabo ya kera ariko uko buri gihe nyitekerejeho mba numva ko mfite ahantu ndi kugera. Nyine muri make mfite ahandi hantu mbabwa ijambo nshobora nyine kumva ko ndi satisfied, mbese nyine nshobora kuba navuga igice cyose nyine nifuje kugera. So
niyo nkunda ngiye kuyikoraho gatoya then dufatikanye. Umutima wanjye wawujuje amashimwe, akanwa kanjye nakukuzuza indirimbo, aho byari bigoye waratabaye, warakoze mwami. Umutima wanjye wawujuje amashimwe, akanwa kanjye nakukuzuza indirimbo, aho byari bigoye waratabaye, warakoze mwami. Amenyo yarayabasetsi, warayanyijije uransetsa, imbaraga zawe zankoze no mu ishyamba ry'inzitane. Uruga rwamberaga wararunyambuye, unyambika ubwiza buva ahera hawe. Uruga rwamberaga wararunyambuye, unyambika ubwiza buva ahera hawe. Umutima wanjye wawujuje amashimwe, akanwa kanjye nakukuzuza indirimbo, aho byari bigoye waratabaye, warakoze mwami. Umutima wanjye wawujuje amashimwe, akanwa kanjye nakukuzuza indirimbo, aho byari bigoye waratabaye, warakoze mwami. Wow, warakoze cyane. Wari urimo kuturirimbira ngo umutima wanjye wawujuje amashimwe ndetse akanwa kanjye kuzuza indirimbo, aho byari bikomeye warahabaye. Iyo ndirimbo by'umwihariko wowe nabo mufatanyije kuyikunda, ariko by'umwihariko kuri wowe ivuze iki ku buzima bwawe? Okay, nyine nkuko natangiye mbivuga, hari ukuntu wenda umuntu ubuzima wenda buba bwaramugoye ukuntu, ariko akageraho akagira ikintu mu buzima bwe yimarira cyangwa se yigezaho. So ntabwo navuga ko wenda ari ukuvuga ko wenda navutse mu muryango mubi either dukenye cyane, no, ariko nyine hari ukuntu mu buzima uhura n'ibintu bikakwibutsa ko ugomba gushima. Hari nk'ibintu wenda umuntu aba yagiye asimbuka atari ukuvuga ngo ni ubuzima bwiza, atari kubana ababyeyi beza, no, ariko actually life yawe ifite ibintu byinshi yahuye nayo, kumva ko uko byaswe ko kose hari Imana yagukora. That's why navuze ngo umutima wanjye wawujuje amashimwe, akanwa kanjye nakukuzuza indirimbo, aho byari bigoye waratabaye, warakoze mwami. Uyu munsi nico ndakurahiye. Uyu munsi wa none uri umuntu ukora umuziki wo kuramya no guhimbaza Imana. Hari umuntu ujya uvuga ngo abantu baramya cyangwa se bagahimbaza Imana nta bibazo bajya bahura nabyo. Nibyo niko kuri? Zamubaze niba atajya ashima Imana. Nta muntu udahura n'ibibazo. Cyangwa ahubwo abasenga nibo bagerirwaho n'ibyo bibazo. Oya, nta muntu udahura n'ibibazo, waba usenga waba udasenga, ahubwo ikintu kigaragarira umuntu n'uburyo yitwaye muri icyo kibazo wabaye nacyo. Nawe wakuriye muri Sunday School? Nazikuriyemo. Ubu nawe waririmbye twaturirimba n'agatamakaye duto tw'abana naturirimbye. Iki kintu wajya gukundira Sunday School cyane? Ikintu nakundira Sunday School yatumaga by the way nkunda gusenga hakiri kare, kuko nk'ubu ngubu hari ukuntu uvuga ngo nshaka kujya gusenga, ukabiplaninga kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru, utari wagira gahunda yo kuvuga ngo ndagiye, ugasanga saa n'izi kugereyeho amateraniro yagezemo hagati, ibintu nk'ibyo. Ariko Sunday School niba ari saa 12 byaga saa 12,
twabaga twageze muri church service yatangiye so rero byankundishije nyine kuha ikintu cyose gahunda uvuga ngo niba ari 12:00 ni 12:00 niba ari kujya gusenga no kujya gusenga niba ari akazi ni akazi ni irihe jambo waba warigiye muri Sunday school uyu munsi wa none ku myaka uhagaze ujya uhagarara cyangwa wicara ugatekereza ukazirikana? Hari ijambo riri muri Yesaya 56:12 niba nibese Yesaya 56:12 haravuga ukuntu ngo umuntu umunyabyaha uwo ari we wese agomba kureka ingeso ze mbi kuko hari igihe kizagera akaba nta muntu n'umwe afite uzamuvugira imbere y'Imana. Mbese muri make umunyabyaha areka ingeso ze mbi havuga ngo uko wagenda uko kose babisaba ngo ugire Imana mu buzima bwawe ndetse ugire n'ibintu mu buzima bwawe uretse Imana akaba ari ibigukorera. That's why nyine iyo Yesaya uyisomye yose umurongo wose irakubwira ko umunyabyaha uwo nta muntu utajya ucumura ariko uko byasukwe kose ujye umenya ko Imana ariyo priority ku buzima bwawe waba uriho waba utariho menye ko nagomba kuvuga ngo umuntu arahumeka n'iki abyivuze ngo umuntu ariho yego ariko hari ukuntu umuntu ababayeho atishimiye ubuzima abayemo so iyo ukunze gusoma Bibiliya cyane iguhereza ihumure ndetse ikanakwereka ko hari ibindi bintu ushaka kugeraho binyuriye mu kwizera kwawe. Ni izihe ndangagaciro uyu munsi wa none ziranga umuntu wamenye Kristo bimugira cyangwa se bimuzanira itandukaniro ry'umuntu wo hanze y'urusengero? Murakoze cyane ibyo bibazo sinzi impamvu mbikunda. Itandukaniro hagati y'umuntu wamenye Imana n'umuntu utaramenye Imana. Umuntu wamenye Imana aba afite gahunda niko njye ntabyita ndirebaho aba afite gahunda. Niba ari ukuvuga ngo ni time yawe y'Imana ni time yawe n'Imana ntabwo ari time yawe n'inshuti zawe. Ikindi kintu cya kabiri nta muntu wamenye Imana ukora ibintu nyine hari ukuntu umuntu we aba yumva ko atiyubashye mu buzima bwe ako mu buzima bwawe ubundi hari indangagaciro ziranga umuntu w'umukristo akaba agira time agira isuku agira mbese nyine hari ibintu bimuranga we nk'umukristo. So ibintu navuga bitandukanya umukristo n'utari umukristo hari ingeso areka akagira izindi ngeso agira gute afata kuko hari ijambo riri muri Bibiliya rivuga ngo hari igihe ubundi ngo ibyo umwuka akunda nibyo kamere yanga kandi ibyo kamere yanga nibyo iki by'umwuka akunda. So muri make ni kuvuga ngo biri vice versa. Muri make uhitamo umwuka ukareka kamere y'ubuzima bwawe. Hari n'umuntu ushobora kubana n'umuntu atazi uburyo ajya arakara atazi ngo avuga nabi byagenze gute. So sometimes biba byiza iyo uri umukristo kuko hari ahantu ugera akavuga ati ahangaha kubera ko namenye Imana ngomba kwitwara gutya. So agira gahunda agira isuku hari bimwe areka kugira ngo asingire icyo ari cyo ubuzima bwe mbese nyine niyitesha agaciro. Ni byinshi that's why nguze ibyo. By'umwihariko iyo ugeze mu rusengero ni ikihe kintu cyangwa n'uwuhe mwanya ujya wishimira muri wowe? Ni umwanya wo kuramya no guhimbaza niyo nishimira. Niyo mpamvu bajya bavuga ngo abaririmbyi bakunda kuramya no guhimbaza ariko ntibakunda ijambo ry'Imana. Ntabwo ariko bimeze. Yego kuramya no guhimbaza biba ari byiza gusa bigira umumaro iyo hariho n'ijambo ry'Imana kuko indirimbo zose turirimba ziva mu ijambo ry'Imana. So urumva ko ubanza gusoma mbere mbere yo kuririmba. Wowe nkawe umwihariko wawe ibyo bavuga ni ukuri wowe ku giti cyawe wowe wanyawe ibyo bavuga ni ukuri? Ibyo bavuga niba ari uko nguko ko abaririmbyi bakunda kuramya no guhimbaza mbega bakunda umwanya wo kuririmba kuruta wo kumva ijambo ry'Imana. Ntabwo ari byo ngiye kuri njye ntabwo ari ukuri kuko byose birajyana. Ni uwuhe muhanzi ukora indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana wakuze pano uyu munsi wa none uwukunze ubu ngubu wapi wakuze ari inzozi zawe uhora umureba? Nuko nyine ntagize amahirwe ni umunyamerika yitwa Don Moen. Hari indirimbo ze uzi? I know few ndazizi nkeya ariko nyine niwe muhanzi nakuze mvuga ngo no mu papa arakijijwe no mu buzima bwanjye bwose nzahure nawe ako nyine for bad luck ntabwo turahura. Ni iyihe ndirimbo ye uprefera cyane kurusha izindi? Hari indirimbo ye afite ivuga ngo Our Father who art in heaven hallowed be thy name. Our Father
hear us from heaven, forgive our sins, we pray. Iyo ni indirimbo y'inkunda. uzi ko waririmba ugatuma umuntu akizwa ku gahato. bajya bakubwira ko uzi kuririmba? Ndagerageza nyine njye subiza icyo barabimbwira. iyo babikubwiye wiyumva gute? mba numva ko ngomba gukora cyane kugira ngo birusheho. abantu bakora umuziki cyangwa se baririmba ubutumwa bwiza mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza, akenshi iyo umubwiye ngo azi kuririmba, hari ukuntu aba bantu babarizwa mu bintu bya gikristo hazamuka umwuka w'iki? umwuka w'iki? umwuka w'ubwibone. So ni gute ubasha kujera abantu bakubwiye ngo uri mwiza, uririmba neza, useka neza, kuko ibyo ni ibintu bigendana, sibyo? Physical appearance yawe kuri stage, smile, nyine uburyo ugaragara kuri face wishimye, noneho by'umwihariko ukanaririmba neza, ubasha kubijera gute ibyo bintu uko ari bitatu? ubundi hari umuhanga umwe yavuze ngo ubuzima ni ubwawe. indirimbo za secular, buri muntu wese yumva ko ubuzima ari bwiza. ubuzima si bwiza? ubuzima ni bwiza. uranaryoshye by the way. uraryoha. ubuzima ni bwiza. ariko ubuzima budafite Imana nta kintu buba bufite. hari akantu nasomye kavuga ngo life plus God equals to everything, but life minus God equals to zero. Nukuvuga ngo ubuzima burimo Imana buba burimo byose, ariko ubuzima budafite Imana buba bunyeganyega, mbese buba butari ahantu heza. rero ukuntu njye mbijera, numva ko nta muntu ugomba gukorera Imana ari mubi. njye niko nabyumva, kuko navuze ngo icya kabiri ku mukiranutsi ni isuku. niba umuntu ashaka kukubona ukorera Imana usa neza, why can't him or her ashobora kuza agakorera Imana? so njye ntabwo numva ko kuba waba uri mwiza cyangwa se waba uri mubi byakonta cyane ku buryo wavuga ngo I cannot work for God. numva ko ubwiza ufite ubwo aribwo bwose wabukoresha ukora ibyiza. That's why njye ntabwo bijya bintwarira umwanya cyane. tukiri kuri iryo jambo, hari ijambo rivuga ngo umusore yakweza inzira ye ate? kuri wowe bivuze iki? umusore yakweza inzira ye ate? ngiye kuntu ndi kubyumva ni buryo ki ushobora gukora inzira zawe zikaba nziza. njye niko mbese ukazeza zikaba zisa neza. cya mbere ni uko umenya ikintu ushaka, cya kabiri ukamenya igihe cyawe, cya gatatu ukamenya uwo uri we, ndetse ukabasha kwihesha agaciro. n'ubu icyo cyatuma neza inzira zanjye. ijambo salvation cyangwa agakiza bisobanuye iki muri wowe? agakiza njye mfata ko ari ubuntu nagiriwe, niko nabyita. kugira ngo mbone agakiza sinabikesheje mama, sinabikesheje papa. wenda nabo bakunda gusenga cyane, n'ababyeyi bampaye inspiration kugira ngo mbe nakunda kuririmba no gusenga. ariko agakiza nagaherewe ubuntu n'Imana. kuko ntabwo yagiye kumpitamo avuga ngo beriza wo kwa runaka na runaka vayo nguhereze iki agakiza. no, Imana yangiriye impuhwe impa agakiza. so agakiza nyimfata ko ari ubuntu nagiriwe n'Imana, aribwo butumye ngeze hano. ndumva ari ibyo. ibyiringiro no kwizera bigirwa n'abantu bakiriye Yesu Kristo babikura he? babimaze iki? ibyiringiro bigirwa n'abantu bakiriye Yesu Kristo babikura he? babimaze iki? biterwa, kuko hari umuntu ugira amahirwe mu buzima nayakoresha neza, hari n'undi ugira amahirwe mu buzima akayabyaza umusaruro. nk'ubu mbwiye ngo tuvuge wenda nka Mbonye akambwira ngo vaye wenda ukora indirimbo yanjye imwe, bime profit yo kuvuga ngo I can be known by everybody. so ntabwo numva ko ibyo byiringiro yaba ngizemo muri make yo kumbwira ngo nguhaye stage nkoze ibi ngibi kugira ngo uzamuke, navuga ngo nabipfusha ubusa. no, nabibyaza umusaruro. so ngewe numva ko ibyiringiro nahawe byo kuvuga ngo ndi umukristo bigomba kugira aho bingeze, aho kugira ngo binsenyere mu mutima wanjye. ninde role model wawe mu ijambo ry'Imana? role model wanjye ni papa wanjye. papa wawe? wow. abakobwa na basi niwe nkunda kuko akunda kunyigisha cyane. ni role model ku ijambo ry'Imana cyangwa ni role model kuko ari n'umubyeyi? no, ni role model kuko ni role model wanjye mu bintu by'ijambo ry'Imana. n'umushumba? yego. ari umwana wa pasiteri? yego. wow. umwana wa pasiteri.
mama we nawe ni umukristo yego ni umukristo usengera n'ubundi muri iyo torero basengera Kayonza ariko barasengana mu itorero rimwe yego basenga mu itorero rimwe bijya bivugwa ko cyangwa se bikunze kubaho ko akenshi usanga abana b'abashumba bitwara mu buryo butabakwiriye cyangwa butababereye nk'abana b'abashumba ni izihe karagiteri zikuranga zigutandukanya n'iyo myumvire y'abo bantu uko babifata? hari ijambo riri muri Zaburi ngo toza umwana wawe inzira akwiye kunyuramo azarinda asaza atarayivamo. So rero niba hari nyine hari ukuntu umuntu aba akunda Imana ariko ntayikundisha abana be, hari n'ukuntu umuntu aba akunda gusenga biri profitable ariko ntabikundishe bagenzi be. So wenda niba navuga ngo nagize chance yo kuba nagira ababyeyi bakunda Imana ndetse babidukundisha, that's why wenda numva ko byangujije neza. Rero nayifashijwe n'ababyeyi, ntabwo navuga ngo it's me kuko hari igihe umuntu ayoba akakuba yakora ibibi ariko ndumva ko inzira bantoje ariyo nzira ingejeje hano. Umunsi wagiye kuri stage bwa mbere waba ubyibuka? Ndabyibuka. Uwo munsi wafashe mikoro uraridinga cyangwa wararirimbye warabakinze nk'abandi? Natangiye gufata mikoro nkiri umwana. I was like 5 years. Uwo munsi urabyibuka? Ndabyibuka. Umunsi nambaye agapantaro turi kuri stage nyine muri Sunday school. Yego. Gusa ni ikintu cyambabaje ko gafite imifuka mitoya. Bamaye amafaranga urampfunyika amafaranga kagwa. Kandi njye nawe nayinzi umumaro w'amafaranga. So nyine yaragwaga ndakaguruka nyine abantu babaze akamaro k'amafaranga kanjya kansubiza mu mufuka. Uwo munsi nyine naririmbye bampa amafaranga. Ni cyo kintu nyine nibuka tu. Yego. So byanga bikunda uwo munsi reka tubare noneho shushanya cyangwa se gereranya umunsi wa mbere uwo munsi wajyaga kuri stage n'umunsi wa mbere noneho wafashe mic ukaridinga noneho byeri ukavuga uti ubu ngubu ndi muri cya cyiciro cy'abapro nanjye nshobora kuridinga mbigereranya. Yego. Seka numvara ni nkaho byegeranye kuko natangiye kuridinga indirimbo vuga ngo naridinze indirimbo bitangiye nyiri umwana ariko kumva ko nyine maze gukura hari kuntu umuntu akura akajya ku ishuri ubuzima bw'ishuri ukamuhindura cyangwa se akaza agikorera Imana ariko igihe natangiye gufata mikoro mvuga ngo nangiye kuririmba kuridinga indirimbo I was 14. Yego. Nibwo natangiye nyine kuvuga muri iyo church n'ubundi muri iyo church no mu zindi church ndabaye amakonseri conference. Urakomeje urugendo rwawe rwo kuririmba urutangirira aho ngaho cyane sibyo? Uyu munsi wa none hari byinshi umaze kwigiramo mu muziki, byinshi umaze kwigira by'umwihariko mu nzu y'Imana. Ni izihe mbogamizi sasa wabonye abaririmbyi bahura nazo? Imbogamizi zo ntago zabura ni nyinshi kuko kare wambwiye ngo ukuntu nifata bihuze n'ubwibone bw'abaririmbyi bamaze kumenya si kubona amafaranga cyangwa se kumenyekana. Cyambere n'ubwibone ntago yego iyo umuntu amaze kubona amafaranga ahindura ubuzima ariko biba byiza iyo bagenzi bawe ntibihindure wenyine. So ikintu cya kabiri iyo umuntu amaze kubona amafaranga kenshi yumva nabi. Ntago wumva ko sosi wakwihaye amafaranga ariyo sosi yaguhemba ubwo. Utawumva ko washaka ibindi ku ruhande ugashaka ibindi bintu byakuzamura kurushaho akudaciye muri ya sosi. So ibintu numva ni byinshi ariko icya mbere ni ukwibona kumva ko aho ugeze harenze. Icya kabiri ntabwo uba ucyumva neza ubumva ko ugomba guhindura inzira zawe. Niba wenda tuvuge niba nari mfite igitaramo wenda muri arena wenda cyambonye nibibe ngombwa ko njyayo nkajya mu Cyamuyango kubera ko Cyamuyango kirimo amafaranga menshi nkasiba Cyambonye mbene kariyeri yanjye bipfuye. Niko nyine mbifata mbifata nko kumva nabi. Rero nyine benshi bumva nabi kumva ko sauce yatangiranye atariyo sauce ageze ubu ngubu asigara umuntu urenze. Akibona akumva ko muri bagenzi be atari ku rwego rwabo ari umuntu urenze. Nyine imbogamizi zo ni nyinshi ntago zabura. Mu bahanzi b'igitsina gore ni uwuhe muntu ukunda cyane? Umuhanzi nkunda cyane yitwa Aline Gahongayire.
Yeah, niyo baturirimbira indirimbo ye uzi byanga bikunda urayizi. indirimbo yari Gahongayire. Mm. Nza kubitsa ibanga ryanjye wowe mwami, wowe ntiwanyumvira ubusa, nza kubwira byose ntacyo nsize inyuma, kuko wowe ntiwanseka. Nza kubitsa ibanga ryanjye wowe mwami, wowe ntiwanyumvira ubusa, nza kubwira byose ntacyo nsize inyuma, kuko wowe ntiwanseka. Ntujya urambirwa kunyumva, ntujya urambirwa kunyumva, amatwi yawe ahora yiteguye. Nza kubitsa ibanga ryanjye wowe mwami, wowe ntiwavamo na rimwe, nza kubwira byose ntacyo nsize inyuma, wowe ntiwanyumvira ubusa, nza kubwira byose ntacyo nsize inyuma, wowe ntiwavamo na rimwe, nza kubwira byose ntacyo nsize inyuma, wowe ntiwavamo na rimwe. Nza kubitsa ibanga ryanjye wowe mwami, wowe ntiwanyumvira ubusa, nza kubwira byose ntacyo nsize inyuma, wowe ntiwavamo na rimwe. Umunsi mwiza nibuka n'uwo nakwemereyeho, wambereye umucunguzi, njye ngwiza ibyawe nishimye, singize singize Yesu wanyogeje ibyaha, anyigisha iby'inzira ye, ngo nsengeshe menezerwe, singize singize Yesu wanyogeje ibyaha. Murakoze. Wow, turimo turagana ku musozo w'ikiganiro twari dufitanye uyu munsi wa none. Belize, ni iki ujya wishimira uyu munsi wa none ko waramenye Imana? Okay, nishimira ubuzima bwanjye. Ubuzima bwanjye nibwo bwa mbere bunshimisha. Uyu munsi iyo ufashe umuntu utaramenya Kristo ugafata n'uwamenye Kristo utaramumenya n'iki yahombye? Yesu we Mana yanjye, mu Mana habamo byose twifuza. Mu Mana habamo ubuzima bwiza, mu Mana habamo amahoro, mu Mana habamo gusa neza, mu Mana habamo igikundiro, habamo Mana yanjye, mu Mana habamo ibintu byinshi. So umuntu utaramenya Imana rero ndumva nyine afite ubuzima bubi. Ijambo rimwe ku muntu utaramenya Kristo ryamufasha mu buzima? Hari ijambo riri muri Yohana 3:16 rivuga ngo nk'uko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo Yesu Kristo, kugira ngo abatamwizera bose bemere Imana. So rero numva ko umuntu utari wamenya Kristo, Mana yanjye, ndumva ubuzima bwe bugoye, kuko nyuma numva ibyiza nabonye ndi mu Mana nabyifuriza n'undi muntu uwo ari we wese. Yego. Sinzi ukuntu abayeho pe. Reka tugushimire, reka dushimire abakunzi ba Wisdom TV Rwanda. Turimo turagana ku musozo, ariko reka tubararikire ikigo New Hope School. Ni ikigo cyiza cyane cy'abana b'incuke giherereye i Musanze ndetse na primaire. So rero abantu bari i Musanze ndetse no mu nkengero za Musanze cyangwa n'ahandi ari hose, ariko ukaba wifuza kurerera mu kigo New Hope School, reka tubabwire ngo amarembo arafunguye. Ubu ngubu abanyeshuri barimo barasubira ku ishuri. Nta bana bato bifite wowe?
banjye bo ntabo Eh. ako mu rugo barahari Eh, gusa abo abato dufite bari senior 3 senior 3. Yeah. Abo ngabo ntago icyo kigo kibareba. ni abo ngabo no dufite So reka tubararikire Fred Images. Dore tugeze muri summertime. Muzane ikintu cyitwa amafaranga tubafotore. Dufotora mu birori bitandukanye yaba ubukwe, bridal showers, ama engagements ndetse n'amanama n'ibindi birori byinshi bitandukanye, ariko ukaba ukeneyemo photograph. Tukurarikire Fred Images, wajya kuri Instagram ni Fred Images Photography, YouTube ni Wisdom TV Rwanda, TikTok ni Fred Images. Ahantu hose turahari mu following. Utaha tuzasubire ibintu bimeze neza. Beris, yego wakoze kuza. murakoze cyane. Ubutaha ndakeka tuzongera tugakora iyi ngiyi, reka tuyite nka session 1 cyangwa part 1. Yeah, it's fine. Next time we are doing another session. Around. So ariko mbere yuko dusoza, uraza kuturirimba indirimbo nziza ukunda yo mu gitabo. yo mu gitabo. Yego, yo mu gitabo. Turirimbire nuyisoza udusengere. Ayimo dusoza. Mbere yuko ibyo byose ubikora, uragira ijambo rimwe watura cyangwa se ubwira abakunzi ba Wisdom ndetse by'umwihariko n'abakunzi bawe bagukunda bagukurikirana bakagusapotinga umunsi ku wundi. Okay, murakoze. Ikintu nabwira abantu bakunda Wisdom TV nanjye ubwanjye ndabakunda, kandi biba byiza iyo umuntu akweretse ko agukunda nawe ukamwereka ko umukunda. Yego. Bibiliya iravuga ngo nkunda abankunda kandi abanshakana umwete nibo bazambona. So niba nitwa ko ngukunda kandi nkakubona, bivuze ko nanjye ugomba kuba unkunda. Yego. Ya rero niba Wisdom TV bahereza ibiganiro byiza, ikabahereza show muri make nk'uko tubyita, namwe nyine mujye mubagaragariza urukundo, nyine mubashyigikire. So indirimbo na sorezaho, indirimbo yo mu gitabo nkunda cyane ivuga ngo isi ni bizavaho n'ijuru urikavaho, uwizera azabona ayo masezerano, amasezerano yose uko Imana niyatanga yakomejwe n'amaraso y'umwami wacu Yesu. Isi ni bizabaho n'ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Byukora nk'Aburahamu, ubura maso yawe, bari nyenyeri wizere amasezerano ye. Isi ni bizabaho n'ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano, uwizera azabona ayo masezerano. Soka dusenge. Mwami Imana, twongeye kugushima, tugushimira ko wabanye natwe, twongeye kugushimira kubw'iki kiganiro gitambutse. Tujya gutangira twakubwiye ngo ubane natwe, dusaba presence yawe kugira ngo ibane natwe, ubwiza bwawe bubane natwe. Turagushimiye ko tugisoje amahoro. Bana n'abasigara data, nanjye genda ubane nanjye, ntibibe uko twe tubyifuza, kandi no cano uyihereze Mwami inzira ya nyayo, babone amafaranga data, bagire ikintu bigezaho, bagire ikintu bimarira mu buzima bwabo. Nibe nk'uko twe tubyifuza, nibe nk'uko twe tubishaka, uko ibitekerezo byacu bituyobora, bibe nk'uko byifuza. Ni mu izina rya Yesu urakoze, amen.
reka tugushimire Belize wakoze cyane kwitabira ubutumire bwa Wisdom TV. Reka dusubire ubutaha, reka dushimire abakunzi cyangwa se mwe mwese mufata umwanya mugakurikirana ibiganiro bya Wisdom TV Rwanda umunsi ku munsi. Mwarakoze guhitamo neza, reka dukore subscribe kugira ngo tubashe kwamamaza ubutumwa bwiza. Hano hacaho ubutumwa bwiza gusa, yego ndabibona, hacaho entertainment issues, ubutumwa bwa Kristo, n'imyidagaduro yose waba ukeneye yose hano urayihasanga. So reka dushimire abakunzi bacu twabanye kuva dutangiye kugeza ku musozo. Tubararikire yuko ibiganiro byacu nakagaruka, bakore share, subscribe, like and comment. Commenting, ujye commentinga ku biganiro? Yego. Okay. Reka rero dukomentinge, nababwiye ngo nibigera comment 100+ tuzamugarura, nizitagera ubwo nyine ni kwa kundi nyine. So reka tubashimire kandi mwakoze kuza, Imana ibahe umugisha.